Ngiye kubwira abagabo bakiri batoya n'abasore bafite imbaraga mw'abantu muhaguruke mutahe muhaguruke mutabare igihugu natwe turi inyuma yanyu muzogenda ngo dusigare hano muri Kenya muhaguruke mutabare igihugu bitewe n'ibintu duhura navyo iri haruguru kaya mezi abiri ashize mwabonye ibintu vyatubaye kubera ko hari n'abavyeyi nabo batari beza cyane hari abavyeyi bazabidushiraho nyine ngo bakazana ngo bino mu mujyi ngo nibo babi ariko kandi tuzi neza ko hari n'abavyeyi nabo batameze neza batakira bakazana babo ngo bafate nk'abana babo ugasanga umwana yaje iwiwe ari mutoya yamara gushika agasanga baramukazi biwe bamuruta yashika bakamufata nyine nk'umuntu mukuru kurenza ba bakobwa yasanze mu nzu kandi mu by'ukuri bazi imyaka ya wa mwana kwangana n'ababo cyangwa ari na mutoya ku babo ariko bakavyirengagiza bakamufata nk'umugore w'umukecuru nyine umugore ukuze ugasanga nyirabuko wenda karamukoresha imirimo y'agahato baramukazi biwe tubahaye ikaze cyane abakunzi bacu bari hirya no hino turabaramukije tubahaye ikaze mwese mwegere umwami abagirire neza cyane nk'uko bisanzwe nk'uko twabasezeranyije ko tuzatubaha ibiganiro uko bikwiriye ndetse n'abatumirwa batandukanye batwigisha hejuru y'ibintu bitandukanye umuco wacu hejuru y'umuryango hejuru y'ubutunzi ibintu byose bigiye bitandukana ariko bifitanye isano n'umuryango. Ni muri urwo rwego rero twazanye umutumirwa kugira ngo adufashe kuganira cyangwa se ngo dusangire ibitekerezo. Reka tubanze tumusabe atwibwire hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro cyacu nyirizina. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Chantal, akaba ndi umukobwa w'umunyamurengekazi, murara wanje ndi umuhinda, umwishwa w'abanyabyinshi, akaba nshatswe mu badahugwa. Nuko urakoze cyane. Hanyuma numva wowe ugifite umuco wo kwibwira abantu ndetse bitakugoye abandi uzumva bavuga ngo ndi umwishwa w'abantu runaka, ariko mu by'ukuri ntabwo ari umuco mwiza. Umuntu umaze kumenya ubwenge akwiye kuba yiyizi. Hanyuma rero hari abakobwa cyangwa abadamu bato nkawe batazi kwivuga nk'uko, kandi bamwe bakabyita ikizungu cyangwa se umujyi, abandi bakabyita ukundi gutandukanye. Hari inama ushobora kubagira abadamu bari kawe badashobora kwivuga, ndetse bamwe tuba dutekereza ko babizi ariko ari ibigirankana. Hari message bafitiye? Message nobabwira bagende babikunde, nakunda kwivuga agenda bikunde kubera ko niwo muco wacu. Twakuze dusanga ari byo ababyeyi bakora natwe tubikuriramo. Jewe ndabikunda cyane, nza numva ari na byiza. Ni byiza. Rero icyo nababwira ni uko babikunda kandi bakaza bibwirana nyine bya kinyamurenge. Wakoze cyane. Iyo ni inama nziza kandi nini. Hanyuma watubwiye ko wubatse, ufite umuryango w'abana bangahe? Ibyo nabyo ni ngombwa kuko nshaka kubaza hejuru ikibazo kimwe. Abantu bangahe mfite mu nzu cyangwa abana bawe? Abana bawe. Abana ni 3. Ni byiza cyane ko ufite umuryango. Hanyuma kurera abana niyo mpamvu nari nshaka kubibaza cyane. Kurera abana hano mu mujyi no kubarerera imuhira bitandukanira he, cyangwa nta tandukaniro bifite? Birarifite. Kurerera abana hano no kubarerera ruguru hari itandukaniro rinini cyane. Njyewe ntekereza ko kurerera abana ruguru iwacu nibyo byiza kurenza hano. Hano bifite imbogamizi cyangwa nuko atari iwabo?
hano hariho imbogamizi. Icya kabiri si n'iwacu, ni ukuvuga ngo abana ba hano uragenda ugasiga umwana ariko ukajyana uruhuha aho ugiye, ukabona ko wenda umwana asigara agira icyaba udahari, cyangwa umwana yagenda ukaba wogira uruhuha atinzeho, bikagutera gutekereza nyine ibintu byinshi bitandukanye. Ariko imuhira izo mpungenge ntazo twagiraga kubera ko nyine hari iwacu. Yego, icyo kintu uvuze ni cyiza, kandi n'ikindi ni ko hano hateye impungenge kuharerera. Icyo kintu yaba ababyeyi muri rusange bari bamenye ko biteye impungenge byaba byiza, ariko hari abatazi ko bidateye impungenge, batereza abana ntibazi aho birirwana, ntibazi aho bahura. Kugira icyo kintu cyo kurerera hano mu mujyi muri rubanda, urumva ni ibintu ababyeyi bagomba kwitaho cyane. Reka tuze kuganira ku kantu kamwe cyangwa bubiri, hanyuma utange inama kuri icyo kintu. Ubushize twari kumwe twibaza hejuru yanyu abakobwa cyangwa se abadamu bakiri bato n'abanyogobukwe. Ba nyogobukwe ni benshi bakunze kuvuga ko ba mabukwe baragora, ba mabukwe baratubangamira. Abakecuru nabo bakavuga ati abana b'ubu ntibumvira. Ese mu by'ukuri ni iki abadamu b'ubu bato mukunze gupfa n'abanyogobukwe? Ni inama uri gutanga, ntabwo tuvuze ngo ni wowe, ni muri rusange, urabizi. Yego, ni ukuvuga ngo hari aho twagiye tuba hatandukanye, nyine ndavuga iwacu muri Congo n'ahangaha turi mu bihugu by'abandi. Abakecuru ba ruguru navuga ko batandukanye n'ab'ino, cyangwa se abana bato bakazana ba ruguru nabo batandukanye n'ab'ino. Sinzi aho bambajije muri aho bombi. Duhere tuvuge cyane cyane no mu mijyi niho bikunze kugora. Hano mu mujyi ni ikibazo gituma hataba ubwumvikane cyangwa umubano mwiza. No mu mujyi ndavuga bitewe wenda nuko tuza tubyumva. Njyewe ntawe nabanye nawe ino mu mujyi, ariko hari ababafite, hari ababana nabo, hari n'abandi batabana ariko bose bari no mu mijyi. Twumva ko nyine abakazana bino baba bagoye, bagendera ku kintu nyine bavuga ko wenda ari umujyi cyangwa se hari iki, ugasanga nyine umwana w'umukobwa yigize ukundi kuntu, akumva atobana ngo na nyirabukwe mu nzu. Ariko icyo nababwira ni uko bakunda ba nyirabukwe, kubera ko umukecuru wawe aba ameze nka mama wawe. Niba nyokobukwe atakubaniye nabi, niba nyokobukwe ubona ari umubyeyi mwiza ugukunda, icyo nokubwira genda nawe umukunde, mubane neza, kubera ko hari n'ababyeyi nabo batari beza cyane. Hari ababyeyi bazabidushiraho nyine ngo bakazana ngo bino mu mujyi ngo nibo babi, ariko kandi tuzi neza ko hari n'ababyeyi nabo batameze neza, batakira abakazana babo ngo bafate nk'abana babo. Ugasanga umwana yaje iwiwe ari mutoya, yamara gushika agasanga baramukazi biwe bamuruta, yashika bakamufata nyine nk'umuntu mukuru kurenza ba bakobwa yasanze mu nzu, kandi mu by'ukuri bazi imyaka ya wa mwana, kwangana n'ababo cyangwa ari na mutoya ku babo, ariko bakabyirengagiza bakamufata nk'umugore w'umukecuru, nyine umugore ukuze. Ugasanga nyirabukwe wenda karamukoresha imirimo y'agahato, baramukazi biwe bari aho ngaho, cyangwa se ugasanga nyine hari ukundi kuntu ashaka kumuhahazamo, kandi akiri umwana mutoya yari akagombye kumufata akamwegereza akamurera kimwe n'abakobwa biwe, kugeza ubwo nyine nawe aciye ubwenge, nyine nawe agatangira agakora iby'abantu bakuru. Abo bakecuru rero nabo barahari. Aho ngaho wahuye n'umeze gutyo, ndatekereza ko nawe uri umukobwa w'ino mu mujyi,
timubana yego timubana ufite umubyeyi nawe ukubaniye gutyo utagufata nk'umwana mu rugo nawe ntiwo mwihanganira ngo ubone amahoro yego uba wumva mwotandukana kugira ngo ugire amahoro wowe usigaye nawe aho agiye akomeze agire amahoro ndatekereza ko ariyo mpamvu wenda nyamukuru zituma yumva ko batobana mu nzu bitewe wenda nuko mama we ameze cyangwa nyirabukwe ameze ariko nimba umukazana afite nyirabukwe umukunze umufata nk'umwana mu rugo nawe agenda umukunde mubane neza kubera ko nyoko bukwe aba ari nka mama wawe nibyo yagufashe nk'umwana wawe nawe byanga byakunda umufata nka mama wawe ntacyo tuma mutabana neza murakoze asante ruguru ese ruguru ho byabaga byoroshe imuhira iwacu cyangwa naho ni nguko naho ni nguko ariko ga iwacu ruguru icyadufashaga ni wa muco wa kinyamurenge umwana yashakwaga ari mutoya yashika wenda agahura nyine n'umubyeyi utari mwiza ibyo amukoreye byose akihangana akamukorera ibintu bitari byiza bimwe na bimwe ntanabibwire n'umugabo wiwe kubera ko bose baba bakiri batoya ruguru ari abahungu ari abakobwa bashaka bakiri batoya ariko kubera wa muco nyine ukabyihanganira mukabana kugeza nyine igihe kigeze bakagutekesha ukaja mu wawe ruguru ababyeyi bageze babana umuhungu yageze ashaka agashakira mwabo akabana na se na nyina bose umwe baza batekera hamwe ndetse ababyeyi benshi bageze bashaka ko abakazana bateka mu rwego rwo gushaka rwo gukinira kugira ngo nawe arebe ko yaba umudamu wuzuye mu rugo rwe cyangwa se uzabasha gutunganya mu rugo rwe ariko ino kwanza babashaka mutari kumwe n'ababyeyi ariko n'igihe gitoya ababyeyi muri kumwe nabo ugasanga nacyo kibayemo ikibazo ariko mu by'ukuri utanze inama nziza kandi urasobanuye neza abantu ko barumva uvuze ku kantu k'umuco ko imuhira twubakirwaga n'umuco nibaza ukuntu ino birashoboka ko wavuye imuhira iwanyu utarabona abantu batandukanye bakoze divorce ariko hano birashoboka ko wamaze kubabona benshi cyangwa kubumva hano ni benshi ni ikibazo cy'umuco cyangwa ni ikibazo cy'igihugu ni abantu babaye babi kubera ko izabaye nyinshi kurusha imuhira uvuze ko wavuye imuhira utarumva divorce cyangwa ngo ubone abantu batandukanye ariko abana iminsi mike cyangwa myinshi wamaze kubona ibyo bintu utekereza ko biterwa n'iki njyewe navuga ko ari igihugu cyangwa se ari amahanga abantu bagiyemo kubera ko titwovuga ngo ni abantu bahindutse cyangwa babaye babi byanga byakunda umuntu mubanye imyaka ingahe ruguru mwagera ino mukaza gutandukanira ino wa muntu ntabera mubi hano ahubwo niba ari mubi asanzwe ari mubi kandi urabizi niyo myaka mwabanye ari mubi ariko ukabyihanganira mukabana sintekereza ukuntu umuntu yoshika ino mu mahanga cyangwa mu mujyi ngo ari wahindukira ahubwo jewe iyo mbirebye mba mbona ari igihugu ni imico wenda yo mu kindi gihugu tugenda dufata cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye kubera ko ubu nyine abantu bari mu kwigana ibintu bitandukanye bizaba byiza abantu bazabyigana kandi ni byiza kwigana ikintu cyiza ariko ni bibi noneho turi mu kubyigana ukaba woreba niba ari filime y'abantu runaka yo mu gihugu runaka ukabareberaho ukabona ko ibyo bakoze nawe wabikora ntacyo bitwaye ugahitamo kubikora wirengagije wa muco wanyu ukinyamurenge ahubwo ugakora ibintu bijanye n'imico y'abandi nyine kubera ko bino mu gihugu kitari iwacu ese namwe abadamu mwumvamo kubura igihugu mwumva namwe mwumva ubwo buremere bwacu kakumbabaza aho ukuja niwo mubabaro mfite
aho kubura igihugu. nawe urabyumva nk'umudamu cyane kubu bavuze ngo dutahe, urabona utabangamira umugabo wawe? habe na buke, eh habe na buke. tushobora kugira ati jewe narabibuze kandi uku abantu ntibagira ngo none ni kuri kamera ngo karapfa kuvuga ngo ibiki si uko ari kuri kamera kandi si ugupfa kuvuga. Ibyo mvuze mbihagazeho kandi niko kuri mu mutima wanje. Jewe narabibuze ibyo gutaha. Twese dutashe byombera byiza cyane. kubu ushobora kusanga uri kubivuga gutya ariko umugore utaha wasanga umugabo yavuze ati ndumva tugomba gutaha, ukamubwira ati jewe uzuva hano ukabateze moto narara nkabateze imodoka iwacu birahaba, imuhira kongera imuhira birahaba. Navuye imuhira hari za moto, navuye imuhira hari imodoka, zose twari twabigendeyemo birahari kandi twatashe uko byari binameze icyo gihe byorushaho kumera neza, byo kwiyongera. yego mu by'ukuri iyo ni inama nziza kuko hari abantu usanga bavuga ati no kuje imuhira ruguru bimeze gutya, ariko uvuze ko n'uburyo bwa transport buhari k'umuntu uherukayo cyane. ubu kuri wowe ku ruhande rwawe nta mbogamizi ushobora tushobora kubangamira umugabo? ayaye icyo ntikirimo kabisa, sinamubangamira. Yabihisemo akavuga ngo tugende, ndi tayari. Ni ikihe kintu kibi kimwe cyangwa bibiri byo kuba impunzi? Ni ikihe kimwe cyangwa bibiri byiza byo kuba uri imuhira nk'umudamu ufite abana n'umuryango? Ikibi cyo kuba impunzi, nta burenganzira tugira. uje wese araduhohoterera, mwese murabizi hari ibintu bitandukanye tugenda turenganamo kubera nyine kutagira igihugu. Uca no ku munyakenya akaba yo gutuka ngo we mukongo, kakubwira ibintu nyine ukumva birakubabaje, bikagutera nyine kongera kandi gutekereza iwanyu no kumva nyine wotaha. Icyo ni icya mbere nasanze kibi cyo kuba impunzi mu gihugu cy'abandi, nta bwisanzure tugira. Yego. Hajya wambaje bibiri. Nta kibazo nimba ari wafubiriwe ibintu icyiza cyo kuba imuhira umubyeyi ufite umuryango. Icyiza cyo kuba iwacu hariho ubwisanzure, dufite uburenganzira mu gihugu cyacu. Waragendaga ntawe ugukozeho, ukagenda ukagaruka amahoro, abana bacu barisanzuraga. Ariko ubu nyine hari aho umwana w'umunyamurenge atogera kubera ko ari umunyamurenge, ariko twatashe tukagera mu gihugu cy'iwacu uburenganzira buba buhari, ubwisanzure buba buhari, iwacu ni heza cyane. Urakoze cyane ko turagenda tugana ku musozo. Inama ushobora kugira abadamu bagenzi bawe kijanye no kwita ku muryango, cyane cyane ko abadamu bari mu kigero cyawe niba usanga ingaruka nyinshi zo gusenya ingo zabo aribo zigiraho ingaruka, cyangwa se nibo usanga hanini basenya kurusha abakecuru n'abasaza. Abadamu bakiri bato ese nibo bazasenya cyangwa ni abagabo bazasenya? Ese kuri bose ubona ari bande? Aho bahera kuri ico, hera kuri ico. Ni abagabo cyangwa ni abagore? Kuri bose ubona ari bande? Ari abagabo. Hari umugabo wasenya urugo? Ni abagabo. Gute? Hari ibigaragara wenda dushobora kubona ko byaturutse ku mugore. Yego. Tukavuga ngo iki kintu ni amakosa cyaturutse ku mugore, cyangwa umugore niwe uzi ugikora, batandukanye kubera umugore. Ariko kandi uko umugore ukwigira kose cyangwa uko wakwifata kose biba bikomoka ku mugabo wiwe. Byanga byakunda ikosa umugore yokora 80% usanga wenda ari rifite isano n'umugabo wiwe, rishobora kuba ryatewe n'umugabo wiwe. Ariko twebwe twabirebesha amaso agaragara tukabona ko umugore ari ufite amakosa, kandi nibo baza bavuga. Umugabo aza yicitekerana agenda nyine nuko agatuza ukabireka, tunamenye ngo afite amakosa cyangwa ntayo afite. Abagore akaba ari twe tugenda dusakuza. Ariko uko mbibona bituruka ku bagabo. Nukuri wagize umugabo mwiza ntabwo usenya urugo.
ntabwo Rusenyi wagize umugabo mwiza, ariko umugabo ufite umugore mwiza iyo atari mwiza ashobora kurusenya. Niko mbyumva. Umugabo wagize umugabo ufite umugore mwiza iyo atari mwiza yosenya urugo. kandi bazavuga ko urugo ahubwo ahanini ari umugore. Ahanini ni umugore, ariko umutwe w'urugo ni umugabo. Twebwe turi munsi y'umutwe, ibyo dukora byose umutwe uri hejuru. Ni ukuvuga ngo ibyo umutwe utekereje twe nizo tugenderaho, ni nabyo dukora. Wa mutwe ubwiye gutya kubera ko tuba turi munsi, natwe turagenda nyine. Nuko ndumva bituruka ku bagabo, ariko ababikora byose bose ntabwo ari byiza, kandi ntitubashimye. Ni amakosa, byaba biturutse ku mugabo, byaba biturutse ku mugore, ni amakosa. Kubera ko urugo ni ikintu kigoye, ni ikintu kigoye, ni ishuri ritaza rirangira. Ni ukuvuga ngo uko bukeye n'ubwo bwije ugenda wiga ibintu by'urugo. Ntibiza biba bike cyangwa ngo bigire gute, ukomeza kwiga kubera ko ni byinshi. Uza urinda usaza iri somo ry'urugo ritararangira cyane. Urugo rero ni ikintu kiremereye cyane kandi kinini. Kuriya abatandukanye haba hari impamvu, baba bafite impamvu kandi nyine iremereye yumvikana kugira ngo bagere mu rwego rwo gutandukana. Kandi noneho n'abatandukana ni abafite abana, guhera kuri 2 ukazamuka. Icyo kintu kirababaje cyane, kirababaje, ntabwo ari cyiza. Ababikoze ntabwo twabashima, ariko kandi kugira ngo bagikore buriya nyine haba hari impamvu. Ariko urugo wakeneye kuruturamo, wakeneye kubaka, wakeneye kugumana n'abana bawe n'umugabo wawe, hari inkingi nyinshi baza batubwiriza dukwiye kugenderaho. Kandi mu by'ukuri wazikurikije ukazikurikiza, ntacyo gusenyera urugo. Icyoza cyoze giturutse hanze kigasanga uhagaze kuri za nkingi nzi nawe uzi, ntabwo cyo gusenyera urugo. Ariko ikibazo kiri mu gutuma dusenya ni uko izo nkingi tutazigenderaho, tutazubahiriza, tutazikomeza. Ahubwo ugasanga hariho guhangana mwembi babiri, ntawe uri munsi, mwese muri hejuru murazamutse. Aho ngaho ntabwo mwokubaka urugo nk'uko ubyifuza cyangwa se ubitekereza. Ariko icyo twababwira ni uko babireka, babireka. Ababikora ni abantu batoya nk'uko wari ubivuze, ntabwo ari bakuru. Ariko twebwe twakuze dukurira ruguru, dukura tureba ababyeyi bacu mama na papa bataratandukanye, twe tukaza gutandukanira ino. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. kandi kera kujya washatswe uba wagiye, kandi iyo utandukanye n'uwawe nyine hari ikintu nawe uza ugendana muri wowe. Ugenda ufite akijima aho ugiye hose, ntabwo uba ukeye n'abandi iyo bakurebye ntibabona usa neza. Ariko ubwiza bw'umugore mu rugo barebera umugabo we, cyangwa se bamwubaha kubera ari kumwe n'umugabo we. Umugore wese utari kumwe n'umugabo akenshi kubahwa nyine biba bigoranye. Yego, uza neza. Chantal, reka tugushimire cyane kuri uyu mwanya wawe ndetse n'inama utanze kuri sosiyete yacu, ku muryango muri rusange, famiye, ndetse n'izindi nama watanze hejuru y'umuco, gukunda igihugu. Zose ni inama nziza kandi zikenewe zubaka. Tugushimire cyane. ariko tutarasoza, Yego kavuga kandi kantu mu kugendana, kandi kari mu kumbabaza. Kavuge cyane. Ni mwebwe ngiye kubwira, ngiye kubwira abagabo bakiri batoya n'abasore bafite imbaraga. Mw'abantu muhaguruke mutahe, muhaguruke mutabare igihugu. Natwe turi inyuma yanyu, muzogenda ngo dusigare hano muri Kenya. Muhaguruke mutabare igihugu, bitewe n'ibintu duhura nabyo iriya ruguru. K'aya mezi 2 ashize mwabonye ibintu byatubayeho, sirazima kubivuga. Mwese munyamurenge wese ufite ishaka ry'igihugu uko arabyumvishije.
jewe ico ndimo kwifuza gusa mubanze mugabanye amakuru nawe ni meza. Ejo ndari ikiganiro twakoze kuri channel yacu turavuga ngo icya mbere ni amakuru, ukumuza mugira neza kutuzanira amakuru, kuko n'utaha n'utabara biba byiza ko nyine agenda afite amakuru yiyahayaje. Ariko kandi ikirenze amakuru ni uko muhaguruke mutahe mugende muhagarare hariya bari bahagaze kuri uriya wagiye aho yari ari hari igihanga kandi niwe ukeneye kuja kuhahagarara. Mwokagira Imana mwe abapapa bacu dukunda, abasore bacu dukunda, ino Nairobi, i Bugande n'ahandi hari abasore benshi b'abanyamurenge. Mwokagira Imana mureke tureke kureberera ibihaye biba ngo ababyeyi bacu bashirire muri kiriya gihugu tuhaye tuzumva turi bazimino tuhaye twinezeze no turi. Mureke duhaguruke twese tugende tuje gutabara igihugu cacu, kuko imbaraga ubumwe n'imbaraga ku twese twashize hamwe tukavuga ngo tutahe hari imbaraga zikomeye ugaragara muri biriya bihugu birebire by'iwacu. None mwokagira Imana niyo message nari mfite. Mwabuke dutahe tuje kubaka umurenge. Murakoze cyane. Murakoze Chantal, ufite ubwenge ufite n'ishaka ryinshi.